kafu nonaha itunguye ikipe ya Rayon Sport. Kafu bitunguranye itunguye ikipe ya Rayon Sport, iyoherereza indi baruwa mu ikipe ya Rayon Sport, iyi Murera iyi Rayon Sport yaza mwajya he. Inkuru nziza ku bakunzi n'abafana b'ikipe ya Rayon Sport, ibyishimo ku bakunzi b'ikipe ya Rayon Sport. Kafu itunguye Rayon Sport, Kafu itunguye Murera, igikanu cy'imfizi, isaro ry'Inyanza. Mbere yuko twinjira muri aya makuru meza aryoshe mu ikipe ya Rayon Sport, habayeho gutungurana cyane, habayeho no gutungurwa cyane. Ibaze kuba uri mu bibazo ngibi, hari ibyo wari ukeneye kugira ibibazo byawe bikemuke, ukabona Kafu iragutunguye bro, kandi gutunguye neza. Umva ibibaye kuri Murera. Mbere yuko dutangira gutotora aya makuru meza kuri Rayon Sport, ndagira ngo buri wese uri hano akande subscribe. Buri wese uri hano nakande subscribe, ubundi tuje turushaho kugenda tubana. Ikindi, ndasaba buri umuntu wese kujya yumva ikiganiro cyose akakirangiza, namboneraho no kwiyama abantu batukana. Kuko wumva ikiganiro ukacyumva umunota umwe, ukacyumva iminota 3, kandi mu by'ukuri ukuri kuri mu minota isigaye. Umva ikiganiro cyose ukirangize, niba tuvuze ngo Kafu itunguye ikipe ya Rayon Sport, wumva icyo kiganiro paka cyose ugisoje, kuko niwe uri buze gusobanukirwa neza amakuru y'ibyo twavuze. Nibwo nibura nawe ushobora kwicara hari ukavuga ngo Kafu yatunguye Rayon Sport muri ubu buryo, ariko wisoma tayito wihita utangira gutukana. Ibyo ngibyo si iby'abareyo ni iby'abashumba. Reka nizere ko abatukana nta mufana wa Rayon Sport urimo, kuko niyo waba uvuga ibintu uvuga Rayon Sport bro, uyivuga neza egari kuri kuyifuriza ibyiza. Rondagira ngo buri mureyo wese uri hano nafata agatebe yumve amakuru y'ukuri, yumve ukuri kwambaye ukundi mu ikipe akunda ariyo Rayon Sport, kugira ngo ubu mureyo wa nyawe. Ubureyo buravukanwa, ntago ubureyo ubyuka mu gitondo ngo ubwisangemo. Ubureyo buravukanwa, kandi ubureyo ni ngingabire. Ikipe ifite abafana benshi hano mu gihugu ni Rayon Sport. Ntago wagirwa muri make, ntago wabona abafana benshi kuko wabyutse mu gitondo ngo ukabikorera. Oya, bino ni ibintu biba byarubatswe na ba sogokuru na ba sekuru. Kino ni igisekuru cy'ubureyo. Niyo mpamvu kino gisekuru cy'ubureyo kizamuka, amasengesho y'abareyo akazamuka akagera ku Mana yo mu ijuru, ikavuga ngo Mariya nyina wa Jambo wabonekeye Kibeho, akabonekera abareyo. Uyu munsi wa none yongeye kubonekera Kafu, isohoye inkuru nziza mu ikipe ya Rayon Sport. Muri Rayon rero byifashe bite? Amakuru ni menshi, sindi buvuge kuri Kafu gusa. Ese wari uzi ko Rayon Sport kugira ngo yitegure neza nyuma yo guhura na Azamu, ikisuzuma ikirunkuruka, ikaba yabonye miliyoni zisaga 47, akaba agiye kwiyongeraho miliyoni 180 za Perezida Tade na Pritoporo Muvunyi, ku bufatanye n'ubwumvikane hagati na Tade. Wemera neza ko ino Rayon Sport igiye gukomera? Impamvu ni iyi: niba Kafu ihaye amafaranga Rayon Sport, ndaje ntago ninjira muri Kafu mutuma mvuze ngo iby'amafaranga mukagira ngo niyo nkuri itunguranye. Oya, iby'amafaranga Kafu yahaye Rayon Sport agasheke ka miliyoni 145, ibyo ngibyo sindi bubitindeho. Aho icyo ndi butindeho nonaha ni amakuru aremereye cyane muri Murera turutse muri Kafu bro. Nyandikira ngo Kafu bro, nyandikira ngo Kafu, cyangwa unyandikire ngo Rayon Sport. Kimwe muri ibyo cyandike muri comment yawe. Niba Rayon Sport yarabonye zira miliyoni zaturutse mu bururu bwacu, abareyo agaciro kacu ubururu bwacu, hagaturukamo amafaranga nakuriya agomba kuza gusapotinga team, byumvikane neza ko Rayon Sport hari intambwe irimo iratera yo kwivana mu buzima butari kwivana mu buzima butari bwiza, kwivana handi buri umwe wese yavugaga ngo reyo. Niba bano basaza bicara bakaba bamaze gushira hamwe bagiye gupanga uburyo Rayon Sport yahorana agafaranga, se zikagirangira baramaze gutegura budget y'undi mwaka, iyo ni inkuru nziza, kuko ni kimwe ngo mu byo bano basaza barimo baraganira.
uburyo Rayon Sport igomba kubakwamo ni Rayon Sport itagomba kubakira ku madeni, ni ya Rayon Sport igomba kuvuga ngo niba dusoje sezo 2025 2026 mu kundi kwezi ko kugura muri Mercato guhera mu kwa gatandatu mu kwa karindwi bitewe n'igihe Mercato izarangirira, ati reka tube dufite miliyoni 500 kuri konte zo kugura abakinnyi. Ibyo ngibyo birava he? Nabyo turi buze kugenda tubyinjiramo. Hari igikorwa cya Rayon Sport ngo kigiye kuba gihoraho umunsi ku wundi. Uko uhumetse Rayon Sport ugira icyo winjiza, uko uri umureyo uhamagaye ukoresheje amayinite yawe ugira icyo winjiza. Rayon Sport igiye gukorana na sosiyete zikomeye cyane, harimo sosiyete z'ubwikorezi, sosiyete zitumanaho, muri make niba uri gukoresha interineti hakagira mega zigenda kuri Rayon Sport mu gihe uri kureba ibikorwa byose bya Rayon, inkuru zose za Rayon. Niba urimo urahamagara kuri telefoni uri umureyo, ariyo mpamvu Rayon Sport igiye gutangira kubaruza abareyo, uri umureyo hagira amayinite, amafaranga aja kuri Rayon Sport. Niba urimo uteze urugendo bitewe na sosiyete bazaba bakorana nayo, wenda tuvuge ko ari Ritiko cyangwa se Volcano, mwihangane ndazamamarije kandi zitaranyishuye. Niba ari uko bimeze, ukavuga ngo niba mvuye i Kigali nerekeje wenda i Rusizi, itike ni 8,500, ukavuga ngo 500 agiye muri Rayon Sport. Niba uvuye hano Kigali to Johannesburg cyangwa se Kigali to Juba cyangwa se Kigali to India cyangwa Kigali to USA, wenda ugakoresha Rwandair, kuko Rwandair ni kimwe mu bigo bigomba gushigikira Rayon Sport. Icyo ndakivuga kuko iyo wamamaje kuri Rayon uba wageze hose. Ukava ngukatisha itike ya Rwandair, ukabuzi neza niba wishe miliyoni ko harimo 50,000 bya Rayon Sport. Urumva Rayon Sport igiye kuba brand nini bro. Ubundi Rayon Sport yari brand nini ariko idafite abazi kuyikoresha. Niyo mpamvu rero Rayon Sport yayikeneye bano bagabo b'abacuruzi bazi buri kantu kose, buri offer yose muri Rayon Sport uburyo bagomba kuyibyaza amafaranga. Anariho tugiye kwinjira muri kafu ati bigenze bite. Kubera iki Rayon Sport uyu munsi wa none kafu iyihaye akamesaje karyoshe? Nyuma yuko Rayon Sport yakiriye amafaranga agasheke ko muri kafu kagomba kuyifasha gutegura iyi mikino ya CAF Confederation Cup, Rayon Sport rero ibonye andi mahirwe adasanzwe. Ese hano mahirwe adasanzwe ni ayahe? Rayon Sport ni ikihe kintu gise kiza imbere mu kuyakoresha? Ni ukugura abakinnyi, ni ukwitegura ingendo, ni guhandoringa ibibazo by'amadeni. Ni ikihe? Icara wige. Muri Rayon Sport murabizi umwuka ntabwo wari mwiza hagati ya Tade na Paul Muvunyi ndetse n'abandi, ariko Tade yiyegereje umushoramari akaba n'umucuruzi akaba n'umunyemari, ariwe perezida Munyakazi Sadate. Munyakazi Sadate aramubwira ngo rero Rayon Sport niko nayivuyemo igihe kitaragera. Rayon Sport ni brand nini ishobora gufata kikaba ikigo gikomeye cy'ubucuruzi gicuruza football ariko kinacuruza na hanze ya football. Kugira ngo Rayon Sport rero ibashe gucuruza hanze ya football biragenda ute? Niko Rayon Sport ikorana n'ibigo bikomeye ku mafaranga make ariko aza buri munsi. Urukumva wenda tuvuge niba ari iyo tike ukavana amafaranga 500, sibyo, aza kuri buri mugenzi wese wa Rayon Sport, noneho akaza buri munsi. Bisobanuye ko niba ari Rayon, sibyo, wenda tuvuge atega abagenzi 20, abo bagenzi 20 batega bakaba bashobora kwinjiriza Rayon Sport ufashe 500 gakuba inshuro 20 ni 10,000, sibyo ni 10,000. Ukavuga ngo nibura 10,000 buri munsi byinjira kuri konti ya Rayon Sport, ayo ni 300 yinjiye. Turi gufata urugero ruto rushoboka. Niba abareyo 200,000 bahamagara buri mureyo hakavaho amafaranga 5, abareyo 10 ni amafaranga 50, abareyo 100
ni amafaranga 500, abareyo 1000 ni amafaranga angahe? Ibihumbi 5, abareyo ibihumbi 100 ni inoti y'ibihumbi 50, abareyo ibihumbi 200 bahamagaye ni inoti y'ibihumbi 100 yinjiye kuri konti ya Rayon Sport ya buri kwezi. Ubwo izo ni miliyoni 3 zinjiye. Niba nibura ku munsi hatega umureyo umwe indege agasagura Rayon Sport amadolari 50, wumva ni ibihumbi 70 byinjiye bya Rayon Sport. Ugasanga Rayon Sport nibura iramutse ikoze icyo kintu kikayikundira kikayihira, ishobora kuja yinjiza nibura agera kuri miliyoni nibura 30 za buri kwezi ziturutse muri utwo dukorwa two ku ruhande igenda ikora abantu benshi babona ko biciriritse, ariko amafaranga yinjira mu mufuka wa Rayon Sport akaba ari amafaranga menshi. Ako iyo niyo diru ya mbere ya Munyakazi Sadate yagiriye Perezida Tade ndetse n'abahari bose. Ikindi kintu gikomeye ni uburyo Rayon Sport igomba kuganiriza ibindi bigo bikomeye byo hanze y'u Rwanda bikamenyekana nga Rayon Sport ikaba brand ambassador w'ibyo bikorwa byabo hano mu gihugu cy'u Rwanda. Uko mwagiye mumenya za Chopper Life, uko mwagiye mumenya za Bet Power, uko mwagiye mumenya za Kwesa Collection, ibyo byose mwabimenyaga muri benshi bitewe n'uko Rayon Sport yabijemo. Uyu munsi wa none rero mushobora no gutangira kumenya ibindi bintu byinshi bitewe n'iki niyi Murera, igikaka, igikano cy'imfizi, isaro ry'Inyanza. Twinjire muri kafu rero. Mbere yuko twinjira muri kafu, mureke tubanze turebere hamwe nuwe mukinyi ugiye kumanuka muri Rayon Sport. Ese kuki Rayon Sport igiye kugura abandi bakinyi? Ese kuki Paveri Nzira atari kugaragara mu myitozo ya Rayon Sport? Ese kuki Kadime Ndiaye atari ngo Kadime etoka mani mbabarire n'abareyo mu mbabarire? Ese kubera iki Yusu Diaye atari kugaragara mu ikipe ya Rayon Sport? Ese kubera iki Faringanye ataraza? Kuko kugira ngo bazabone rutayizamu zasimbura Faringanye bizagorana pe. Umva rero igishoboka muri Rayon Sport ni iki? Ikipe ya Rayon Sport ikimara kumenya ino gahunda, ikabona ikipe batomboye ya Singida, ikabona uburyo ikomeyemo, ikabona uburyo igaritswe na Yanga byoroshe ku bitego 3-1, ikipe ya Rayon Sport yatekereje uburyo bushoboka ishobora kwiyubaka, imaze no kuganira na bamwe mu bayobozi b'ikipe ya Yanga kuko bayihaye amakuru yose ashoboka ku ikipe ya Singida. Rayon Sport burya ngo yicaranye amavideo, yicaranye za analyse zakozwe ku ikipe ya Singida. Mwumve uko gahunda zimeze. Rayon Sport igiye kongeramo abakinyi 3 biyongera ku munyezamu, babe abakinyi 4 bagiye kwiyongera muri Rayon Sport. Ariko inashire ku isoko abandi bakinyi 9. Muri abo bakinyi 9 harimo abazatizwa. Mwumve rero uko diru imeze. Rayon Sport igiye kumana umukinyi umwe w'umunyemari, imana umukinyi umwe w'umunyakote d'Ivoire, imanure umukinyi umwe w'umugande, ndetse yongeremo Paveri Nzira, be babaye abakinyi 4 muri Rayon Sport. Igiye gushiramo umudefense, ishiremo nimero 6, imanuka ishiremo umwataka n'umunyezamu utaratangira imyitozo ariwe Paveri Nzira. Urumva ni ikintu cyiza cyane gikomeye. Ubundi amakosa yakozwe n'ikipe ya Rayon Sport ni ukugura umukinyi ahadakenewe yaza akaba flop. Ibyo bibaho. Hari n'igihe abagurira ikipe usanga batagira iki, batagira umutima, ugasanga umuntu arimo arareba inyungu ze bwite, aho kuvuga ngo reka nubakira izina muri iki kintu. Ati reka nubaka izina muri iki kintu, anytime gishobora kungirira umumaro. Aho ugasanga umwe arimo arafokasinga kubye wenyine bishobora kumutunga we n'umuryango we wenyine, ntarebere ekipe yose. Ni ikintu kibi kigayitse kigomba no gukosoka mu Banyarwanda. Twimanukire rero ayo mafaranga aravahe? Ayo mafaranga twababwiye ko ari amafaranga yakotejwe na Rayon Sport ubururu bwanyu, ubururu bwacu, agaciro kacu. Hari amafaranga
kafu yahaye Rayon Sport agera kuri miliyoni 145 zo kuyifasha gutegura iyi mikino ya kafu. Kandi kuva hano Rayon Sport yerekeza hano muri Tanzania, sinzi ko Rayon Sport izakoresha izo miliyoni zose. Icyo ni kimwe. Ikindi, aba basaza ngo bagiye gushira hamwe bakore deal ikomeye cyane, bubake Murera iryoshe, Murera izira gushotorana. Twavuye muri ibyo rero, nubuye buryo kafu itunguyemo Rayon Sport. Ibaruwa ikomeye iturutse muri kafu ibwira Rayon Sport ati mwarakoze kumvira FIFA mukishura umutoza Robertinho amafaranga yiwe, kubw'iyo mpamvu rwose mwitegure kuzakina imikino yose ya Rayon Sport uko byagenda kose. Ati turabazi, turabashigikiye, na niyo mpamvu yino sheke twe twarabanye tuyibanuye, mwakira iki? Mwakira amafaranga yanyu. Kurumva kirego cya Robertinho kikimara gusohoka, ntabwo amafaranga kafu yari yemereye Rayon Sport yahise asohoka. Barabatoya reka bano bagabo babanze bahandoringa ikibazo cyabo, nibamara kujya handoringa nibwo amafaranga tuzayarekura. Impamvu kafu iba yakoze kino ibivuga ati ntago twarekura amafaranga ngaya mu maboko atari meza, bashobora kuyakoresha mu guhita bishura iyo ekipe. Ati rero ntago byakunda, Prito bishura uwo wabareze, mureke turebe ko ino kipe ifite ubushobozi bwo kwishura iki uwabareze. Rero Rayon Sport nyuma yo kwishura Robertinho isibona amafaranga ya kafu. Ibintu biraryoshe muri Murera, ubu ngubu ibintu byabaye uruhehemure. Mwitegere Rayon Sport iryana, mwitegure Rayon Sport irangiza amakipe. Murakoze cyane rero, Imana ibahe umugisha, ibanga ni subscribe.